nkaba nafungura igipeso nka degaje karuvati, nkaba nanavungura akagori nk'akanakirere nk'agasama ndi pasiteri kugira ngo anyiyumvemo. Ngeze mu bubatse ndi gutanga inyigisho z'abubatse ugira ngo ndi umusaza, ngeze ubwo mu ahandi nkubitamo karuvati ukabuta nkavuga ntabuja nitonze. Ubwo ngeze mu rubyiruko mu bigo by'amashuri ni nukubarapira muri za raje pravati bine mu pasiteri bana muzaje mu muri ko nge nakijijwe ndushye. Icyambere yankoreye n'ukuma amahoro. Ahubwo ushobora kwibaza man ibi bizageza ryari, ariko ntiwavuga ngo Imana ntibaho. Ega buri muntu avuga Imana cyangwa buri muntu agira Imana bitewe naho bahuriye. Ubwo si yankunyijije inkoni z'ubuginga iyo wacumye buri muntu wese akurya inkonje. None bo baryaga inkonje yicaye ku ruhimbi. Nipiwa nikasoyeze ngini Legacy TV nchimwe kwa subscribe nga kuri Legacy TV here mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali, aba diaspora muri Amerika, Uburayi, Aziya, Oceania, ibindi bihugu byose bya Afrika. Turashimiye cyane kabisa. Imana ikomeze barebe icyoroshye kandi uyu mwaka muzahaye muronkemo ibyiza byinshi cyane. Uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana maze kumenyera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi hantu yabasengera yigishiriza. Ni umuntu ukomeye cyane, si ngombwa ko nabamuvuga mwese muramuzi. Pastor mwiriwe neza? Nakubera Imana. Nakubera Imana ni isunika bikemera. Yisunitse gato tera intambwe. Ahubwo tubwire abadukurikiye kuri Legacy nibyo? Legacy ibasunikireho. Yisunitse bahita batera intambwe. Ubwo bose nabasengeye. Nitwa Pastor Niyonshuti Theogene, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR Paruwasi ni ya Muhima, nkabarizwa ku itorero rya Katabaro. Ndi umugabo ndubatse, afite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanase. Pastor, umwaka se wa 2022 mwawutangiye mute? Twawutangiye dushima Imana kuko iyo bukeye bukira ubwabyo nishimwe. Byonyine kubyuka ugakaraba mu maso bikemera, ukambara ipantaro bikemera, ugashitura inkweto bikemera, ugatarasa ukagera hanze ukabona biremeye. Ubukwiriye kwituhereza Imana icyubahiro. Kandi n'abandi baryamye naho yaba ari kwa muganga serumu ikimanuka biba bigishoboka. Turashima Imana rero ko tuwinjiyemo kandi zatubashisha. Tariki zinga tariki 13 ndo. Kuva tariki ya 13 ni iki kimaze gutungura muri mwaka kuva twawutangira? Ni byinshi. Byonyine kuba ngiume kubwabyo nishimwe. Satani ashaka kuri mwaka na urangiza abonye ko ncumbagira nakoze accident ariko Imana irandinda. Urumva ni byinshi nabonyemo, ni byinshi nagiye mbona. Cyakoze n'uwampaye inka ya miliyoni ako nagashya. Harogoye inka miliyoni? Tugarukira aho dukomeze. Urumva rero nishimwe rikomeye cyane. Musabiye umugisha ndamusengeye, n'abandi bose bakunda kunkorera aho umugisha mbasabiye umugisha. Abantu bandi bananje bazamika mu nayo bazaguhinga. Hari n'uwamaze kunsohoza mu gitondo nayo musabiye umugisha. Nkubwiye kunsohoza hari ikindi. Urumva rero ko bwije nuko buke dutungurwa no kubona amashimwe. N'umwana wanjye ejo bagiye kumukingiza Faisal, nabyo ni ibyantunguye. Dukomeze. Amashimwe rero ni menshi, ubu umuntu abikubiyemo byinshi. No kubona umamagara gusa no kuba wamamagaye nishimwe kuri ngewe, kuko ariye natunze telefoni ikagishiramo umuriro ari ukumva radio no gucana gatoroshe, none wampamagaye. Urumva nipangiye icyubahiro. Iyo umuntu ampamagaye ubwabyo
riba ari ishimwe kuri njyewe, kandi nta muntu ujya umpamagara ngo mbure kutamwitaba. Wenda wampamagara nkakubwira ati ndi mu muhanda ndatwaye, turaza konye, cyangwa kwandikira message nkakubwira ko ndi mu rusengero, cyangwa hari ibindi ndimo uze kumpamagariza isaha, kuko nagize igikomere cyo kubura umpamagara. Nanjye ntawe nzagitera ngo ampamagare mbure kutamwitaba. Mise mbahana nimero muze kumpamagara ni 0788 54 639 61. Abanyabikomere bose bampamagara bahumurize. Oya nta kintu bitwaye uwo ari we wese. Utanze nimero yawe ntabwo hari ukuntu abantu hamwe mwamame mutanga nimero ugasanga abantu batangiye kugucokoza, urabona wifitiye madamu. Hari abakobwa benshi babuze abagabo ugasanga atangiye kwiyamagarishwa. Oya ndi pasiteri. Hari abashiritse isoni ntabwo yabikora. Hari impamvu nawe ubwaraho muba mwarahuriye. Umpamagare tuganire iby'Imana, dukomezanye iby'uru rugendo, ko muri uru rugendo ntawigira muri uru rugendo. Buri muntu wese agira uwo bafatanya urugendo bagakomezanya. Iyo urugendo rurimo ikiganiro ruroroha. Nabyita ko ngize amahirwe, ndetse n'abandi bantu bakurikirana Legacy TV bakaba bagize amahirwe, kuko ni wowe mukozi w'Imana mvugisha bwa mbere muri 2022. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ari umugisha kuri Legacy TV. Umugisha tuwugira gute? Nuko nshaka kugira ngo uturambureho ibiganza, utuvugiraga isengesho rito cyane, dutangire n'ikiganiro cyacu tugikomeza tumeze neza n'umugisha w'Imana watugezeho. Legacy mbatuyeho umugisha. Mu migisha Imana yatuye kuri Abraham itangira 12 harimo uvuga ngo we Abraham nguhinduye umugisha, ari we na kameramani wawe mubo umugisha. Ijambo muzavuga ni mubo umugisha rizaba umugisha. Video uzafilima n'ubu umugisha izaba ari umugisha. Aho muzerekeza ibiganza mu buzima bwa buri munsi, kuko muri umugisha nabyo bizaba umugisha. Ibitekerezo byanyu kuko mwahindutse umugisha bizaba ari umugisha. Gahunda zanyu zose ko mwabaye umugisha zizaba ari umugisha. Imishinga yanyu yose kuko mwahindutse umugisha nayo izaba ari umugisha. Ababakurikiye nabo turabasengeye ngo babe umugisha, baba bo guhirwa, bahinduka umugisha. Ubutunzi bukomeye ni ukuba umugisha, kuko iyo uri umugisha inama ziteranye zitagutumiye Imana irazitaha. Subiremo, iyo uri umugisha Imana yaguhinduye umugisha, inama ziteranye ziguhagurukiye zitanagutumiye, kuko nizagutumira ngo zikurarike, Imana irazitaha ikarogoya imigambi yazo, kuko yaguhinduye umugisha. Mbatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Umugisha zijyana ahantu kubundi mugisha, kandi ibyo mbasabiye nanjye bimbeho. Nanjye bimbeho. Nanjye bira byose mbasabiye bimbeho. Amen. Imana yakoze igitangaza mu ibaruka umwana wa 4. Umwibaruka mwa muri mu rusengero, ndakeka mwa kumwe na Theo bose babireba, mwavuze ikintu gikomeye. Muvuga ko uyu mwana avukiye ahantu heza, dore ko mwamaze kubaka inzu, ibintu bigana noneho bimaze kugera mu buryo ngari ku wa 3 yavutse ibintu taramera neza. Akimara kuvuka waragiye ukodesha chambre nziza ihenze cyane. Pastor, kodesheje chambre yari kuraramo, yari gukoreramo ibiki? Icyumba cyo kwa muganga ntago ari chambre muri hotel cyangwa motel. Oya, kwa muganga hari amasare mu centre de santé abantu bahuriramo baruhutse, babyeyi, ariko hakaba n'andi mashambre ya privé ya clinique umuntu ajyamo ari wenyine. Iyo rero niyo navugaga yuko ku mwana wa 3 twayigiyemo, ariko nkabura yo kugura indabyo. Nabashije kubona yo kwishyura icyumba, ariko sinabasha kugura indabyo, ko ntari nzi ko banagura indabyo. Sohotse rero mbona umubyeyi wabyaye bamugurira indabyo, ndababara kuko ntafite yo kugurira madamu wandi indabyo, kuko ndamukunda cyane. Ndavuga ati ku mwana wa 4 rero ni mubyara, Imana izabe yaracinzira mbashe kugura indabyo.
namuguriye indabyo. Imana ishimwe. Namuguriye indabyo mushyiramo na shokora nzana nanazihishe. Sheri felicitation waruhutse neza fore nkuzaniye iki nanjye ndamutungura mu indabyo n'abandi. Rega byakwemera ahubwo Imana igitwomura ibikomere by'ibirarane. Abadukurikiye kuri Legacy Imana ibomura ibikomere by'ibirarane nawe guhereho ni byinshi. Kameramani we byareze ariko Imana ni urukundo, Imana ni inyembabazi, ibizi ikibanza n'igikurikiraho. Kuko sinari kugura indabyo ku mwana wa kabiri nabuze n'ibishyimbo bya mitiyo. Imana ibizi ikibanza rero n'igikurikiraho. Umva ku mwana wa kabiri yo nza kumenya ko bagura indabyo kwa gatatu nayo kurwara ihungabana rirenze kuko ntazo mfite, ariko nabimenyeye ku wa gatatu ko bagura indabyo, ku wa kane Imana arizi ko nzaba mbasha kuzigura. Mana ndayishimye ko Imana ibizi ikibanza n'igikurikiraho. Yaranezerewe cyane, usanga yarabizi ubwo yarandetse. Abadamu bacu baba babizi ariko bakabona turatagangaye turazahaye bakatureka. Hari ibyo batatwaka kuko baba bazi ko twakuyeho. Ejo ndatembera gutya panikojeje kuri channel yanyu ya Pastor Theogene, mbona hari inzahuke mwarafashije umuyede, hari umuyede mwafashije mu mwakira inzu. Pastor cyagikorwa cyo kugira ngo ufashe umuntu like urabona nawe tujya kubona inzu yawe ntiruzura neza, kuba warigomwe kuvuga ngo ubushobozi no ngende mukoresha ku nzu yanjye be nawe ukoresha mfashije umuyede nukuri iki ari wohisemo mbere yawe ukamwigurana. Erega gufasha ntago ari ubutunzi, gufasha ni umutima icyo umutima wiyemeje urakora. Suriya wenyine umaze kubakira abayede babiri kandi inzu yanjye itaruzura. Hari uwa mbere umubyeyi witwa Domina wene no kwari gusiza ikibanza nkazamura mere hasi bimaze gusakara iteye igishahuro hasigaye kuyikinga. Mana izabikora. Uriya n'undi muyede wanjye nawe inzu yari yaramaze kuba deforme yenda kugwa, turayegura turi kwitera igishahuro, namenesheje umucanga na sima. Ni birebire gusa warumbaje ngo nabitewe n'iki kuba narabikoze kandi yanjye itaruzura n'umutima. Hari umunyamakuru wigeze arambaza ngo umutima ugira urukundo nuko ukijijwe. Ndamubwira ati suko nkijijwe gusa nibyo nonse mu mashereka. Data nuko yarameze, data umbyara na mama bagiraga urukundo kugeraho mu rugo habaga hari abantu utamenya umubare. Yatwaraga amakamyo ajya muri Kenya iyo yavaga isafari. Nasangaga abantu mu rugo bazanye ibibazo, akazana imicera, twajya gucaga imodoka zaparikaga amajerwa zavaga isafari. Hirigisi ugasanga barayipakiramo ibintu iruzura y'ibyo bakuye isafari. Mu rugo ugasanga hari abantu kandi n'icya muri za 90 usanga harimo abantu baza gufata ibintu mu rugo haba buri muntu n'ikibazo cye n'ikibazo. Urumva data na mama bari bafite urwo rukundo badakijijwe. Urumva none ngonka mu mashereka none ngeye yongeraho no gukiza. Urumva rero bifite isoko, bifite nko mu rugo iwanjye tubana n'abasore 10 nakuye ku muhanda. Abasore 10 nakuye ku muhanda bari mayibo, bamwe mbasubiza mu ishuri, abandi ndi kubashakira amaperime, abandi n'abatayeri kubokipa kugira ngo babone ibyo bakora bave mu biyobyabwenge n'iki. Rero Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Si imbaraga zacu ahubwo ni Kristo dushoboza. Ariko nshimira n'umudamu byemera kuko hari igihe wazana umudamu bana wa ekonoma akakubwira ngo ihigire mana kirwa. Hari n'umuyede wanjye nameruka gukorera ubukwe, mukorera ubukwe mushakira imyenda yasezeranye kwa padiri. Mukubita imodoka baramufirima ikoti nene cyambabaje yibajyaho karuvati ziri
yarambaye nyine araberwa bagenda badegaje baraseza n'abafiyedeneri bose nagasebe nta wibutse ngo kuko ntabwo nari mfite safa nagiye ku Gikongoro mbasigira indi modokari batwara n'ibintu byose gambishyize ku murongo none ngo bagarutse bamaze gusezana bari gusohoka mu rusengero umugarisodeneri wakoze mu ikoti agiye kumuhanagura yumvamo karuvati gusa ko karuvati ziri mu mifuka abari bamenye ko basutse bibuka karuvati ko ntabwo ntibabyibutse urabona bari abadekorateri nyine bambika abageni buri kote bagenda bashyiramo karuvati ibijyanye n'ikoti byose nibari ibipesi nibari bo rero ntibamenye ko ariho bazishyize urumva ariko bari baberewe bameze neza Imana ishimwe n'abantu bakagira ngo ni style rero yaje kuba kuntu bari bambaye kuba ati ninde muntu wambitse aba bantu gutya ni pasteur n'abayede urumva rero ni byiza kuba ahantu ugiye gutura ubana nabo ugirana ubumwe nabo ukagirana ubushuti nabo nicyo kintu cya mbere cyiza bari nakwishimira ikintu gisekinyana ku kindi kintu ni igice cya kabiri ngengera mu kiganiro cyo kubaza ibibazo ako tugasubiza tudafashe umwanya muremure wo gutekereza ikibazo cya mbere ni iki ngiki kivuga ngo iyo ugeze mu rusengero ukimara kwinjiramo ni iki witaho ni iki ni abantu ari bukurebe cyangwa se n'ibyo ugiye kuvuga nta na kimwe nita ku Mana yanjye niyo ntekereza kuko ninjira mu rusengero akenshi ndi umuvugabutumwa ndi bwigishe iyo uri bwigishe ntubona ibitotsi nijoro urarutekereza ku ijambo ry'Imana Imana yaguhaye ubutekereza ku Mana iri kubashishe mu rusengero kuko ibyo ugiye kuvuga si ibyawe ugiye guhagarara imbere y'abantu benshi batandukanye. Pastor, icya kabiri ni iki gishobora kubera mu rusengero kikaba cyakurakaza kigatuma n'ubutumwa wari ugiye gutanga uba nk'umuntu ubaye desove? Gusohora umuntu uciye bugufi cyangwa umuntu ameze nk'umuntu ufite ikibazo. Burya mu rusengero ari umuntu uza yambaye ukuntu ameze ate sindaka ariko mbabazwa ndamutse mbonye mu bamusohoye kuko nanjye narasohorwaga bitewe n'uko nari imeze bakanumva ko nta kintu cy'abandi njyanye birambaza rero mbonye undi muntu wabikorerwa nkawe. Ni iki kigushimisha mu rusengero ukavuga uti noneho pastor uyu munsi ewana niyo natasi narye nejo sindye ariko uyu munsi nishimye? Reka nongere kuba narangije umwaka ndi mu nzu y'Imana byonyine kuko undi zo nabaga nanyweye kuri Noheli zarangizanyaga n'ukwezi zikindimo nkiri hangovu. Rero nezezwa kuba ndi mu nzu y'Imana ndi umukozi w'Imana cyo kiranezeza. Urumva ko nk'umuse undangizanya umwaka wose. Hari umupasiteri uretse kuvuga ngo turambiwe kubona pornography mu rusengero. Mu rusengero aho utangira ubutumwa naho birahari. Ibyashatse kuvuga ni ibingibi ku bakobwa basigaye baza mu rusengero bambaye amajipo angana n'imikandara mu rusengero rwa birimo aho dukora abo ngabo turabareka bakaza bakumva ubutumwa bwiza bagakizwa tukabwira ko kubyambara atari byiza. None uretse no mu rusengero ngenda asohoka n'abasanga no hanze nkajya kubabwiriza. Rero kuba baje mu rusengero ikibazo ni ukubigira akamenyero ariko aje abyambaye akumva ubutumwa bwiza ejo ntagaruka byambaye byaba ari byiza kurutaho. Aje abyambaye akumva ubutumwa bwiza ntazagaruka byambaye kuko bariya nibo barimo pipinyeri yabo ushaka ko uzageza mu ijoro. Muri make nibo pipinyeri barimo ingemwe z'ubutumwa bwiza ugiye kubwiriza. Ikibi ni ukuza uko yaje akaba ariko ataha, ejo akaza uko yaje akaba ariko ataha, ariko kuva mu bwiza tujya mu bundi ni byiza kurutaho. Byiza cyane. Turi abantu na Yesu Kristo yavuze ko turi abantu igihe yasangaga bakubita Mariya Madelena akababwira ati tutarabikoze namutera ibuye bose abura umuntu uri mutera. Bivuze ko niba turi abantu tugira irari cyangwa se ushobora kuvuga tutitaye ko umuntu afite madamu wenda mwubaha aragukunda murakundana, nta gihe urajya mu rusengero ukabona umukobwa aje mu rusengero cyangwa se runaka ukaba wagira umutima wawe kumwifuza ntibirakubaho na rimwe? Byashoboka gute mbafite ibyo ndimo? Uri hari ibintu abantu benshi twibwira iyo uri pasiteri uri hariya mu rusengero uyoboye abantu bageze nk'ano njye nkorera hari abantu barenga 1000 banyicaye imbere
byonyine kugira ngo ayo materaniro isaha n'igice amasaha 2 ashire basohoka amahoro nta wisha amabwiriza ya covid n'ibindi ubwo byo byose biri ku mutwe wawe. Korari, ibijyanye n'abadiyakoni, ibijyanye no kwinjira, ibyo kuza gutanga raporo, ibyo ngibyo bikora abafite umwanya. Naho rero uri hariya nareba umushoferi utwaye bisi ayikuye i Kigali Nkurikira ayijyanye Cyangugu ipaki n'amakorosi ari kurwana nayo n'abantu 100 bamwicaye inyuma bose bari ku mutwe we. Rero icyo ushyizeho umutima nicyo utinzaho umutima. Kandi reka nkubwire uriya na Dawidi nkurikire mu ijambo ry'Imana kuba yarabonye muka Uriya ari koga si icyaha. Nkurikira no kuba muka Uriya yari ari kogera mu ntanzi z'urugo si icyaha kuko amadushe yo mu nzu yari ataraza. No kuba umwami yaribambuye abandi bagiye ku rugamba, umwami ntago byo karibambura agatambagira hejuru y'ingoro ye si icyaha n'ubwami bwe kuko umwami aragaba ntajya ku rugamba. Urimo urabyumva? Mbese mu yandi magambo ntangira ubyumve neza kuba baragiye ku rugamba Dawidi agasigara mu rugo rugwe rw'ibwami si icyaha. No kuba muka Uriya yari arimo akarabira mu ntanzi z'urugo si icyaha kuko amadushe yo mu nzu yari ataraza. No kuba Dawidi yaribambuye ku masaha y'umugoroba mu gicamunsi saa 9 abyutse atembera hejuru y'ubwami ku ngoro y'umwami hejuru si icyaha. No kuba yararebye akabona muka Uriya ahari gukarabira si icyaha. Icyaha yakoze icyo ari cyo yagumishijeyo amaso anahamagara abo ingabo ze aturi uri gukarabira hariya ninde amaso agize gute aracyari. Rero baza n'abatari inshuti nziza ngo zimukebure zimubwire ngo mwami kura y'amaso, ahubwo ziza zimusobanurira ni muka Uriya n'umugabo we ntawe uhari yagiye ku rugamba ibitekerezo byamaze kugenda. Uvuga ngaho uzace kwa Rubango ruhomereje ndebe ko zitakugonga. Abi Kigali wagira ngo bagenda bakaraba umuhanda wose uzibeshye uzagenda uhumirije ngo utarebe ahubwo uragumisha y'amaso ushaka yica. Dukomeze we icyo igisubizo naguhaye wigumisha y'amaso reba batambuka ukure uragumisha y'amaso ushaka twikomeze. Ikibazo bagenda bagumisha y'amaso ukaba warenga n'umuhanda reba ukure y'amaso none ureba ugahamagana kameramani ngo ngwino urebe mwana nawe araza kubwira ati okay umukwamireyo rero sange bira gusa kimwe muri byo ari aba bakobwa bambara kuriya twabagira inama yo kwambara neza ntacyo bitwaye nk'umupasiteri uyubahishije agaragara neza. Hari uzakubwira ngo niwe wambaye uko abishaka n'uburenganzira bwe nawe menye uko kontrola amaso yawe wa mugabo we urebere ko ntugumishe. Hari ikindi pasiteri kandi kantu amaturo ni ingenzi muri kiliziya runaka cyangwa se mu idini runaka kuko atuma abakozi b'Imana babaho neza kandi ntabwo umuntu yaza kwigisha yaburaye birumvikana kamemo. Ni iki kintu uretse kuba Imana aragukorera ibitangaza kagira ukuntu bigenda ukava aho wari ukabugeza ngaho tukubona twese tukwishimiye amaturo ashobora kuba yarahinduye mu buzima bwawe? Na amaturo ngiye nkora mu itorero rya DPR rifite rero ko ibintu byayo byoroganije baratura amafaranga akagera agomba kugera hagasigara umushahara. Uwo mushahara rero ndawuhembwa wangiriye umumaro n'akazi narahembwe. Uretse ko muri iki gihe nabaye umuvolonteri nahindutse umuvolonteri singihembwa afite ibindi nkora mu itorero nk'umunyamuhamagaro mbwiriza umushahara warahagaje ariko umuhamagaro ntuhagarara wo kubwiriza. N'ubu hano mpamya neza ko muri ibiganiro by'isanamitima dukora hari imitima myinshi yubakika
ariko nshimira n'itorero ryanjye rya ADEPR ryamaye inshingano nanjye nkagira umushahara kwiki no ku kwezi ugaca kuri konti na avance sur salaire uzi kujya kusinyisha avance sur salaire bakayima nkagura ikibanza urumva rero hari byinshi itorero ryamfashije bana bakiga nkabasha kwishyura inzu ntacyo nshinja itorero ryanjye rya ADEPR. tuvuye muri bwa buzima wari ubayeho uba ku muhanda tukagera ku buzima ubayemo ubu ngubu, haba hari igihe wigeze kubona ko Imana itabaho? Hari ikintu kigeze kikubaho urabona hari ukuntu ikintu kikubaho uti ariko ubundi Imana iriho koko bitewe n'ikintu kikubaho? Ibyo bintu bisanzwe kubyitegereza byigeze kubaho? Bwanjye cyo ntabwo hakwiye gukimbaza. Ndavuga nyuma yo kuba yo kuva muri bwa buzima bubi. Ngeze mu gakiza ntibibaho ko njye nakijijwe ndushye. Icyambere yankoreye ni ukuma amahoro. Ahubwo ushobora kwibaza Mana ibi bizageza ryari, ariko ntiwavuga ngo Imana ntibaho. Ega buri muntu avuga Imana cyangwa buri muntu agira Imana bitewe n'aho bahuriye. Ubwo si yankunyijije inkoni z'ubuginga iyo wacumye buri muntu wese akurya inkonji. None uwo baryaga inkonji yicaye ku ruhimbi nubwo struggle zikiri struggle. Ubwo ze ko kuwategaga igare arimo so wambwira gute kwa yego ubibazo ntibibura ariko ukomezwa n'ibyiherutse gukora. Ubundi Imana ntabwo yirebera mu byizakora, Imana yirebera mu byo yagize gute yakoze. Byanze bikunze ubona ishimwe iyo ushubije inyuma ukabona iby'Imana yakoze, ko nta rugamba rubaho ruruta urw'Imana yarwanye. Ubundi byose byitwa umva nkubwire, ari uw'ideni rya banki ryitwa ikigeragezo, ari utabyara ryitwa ikigeragezo, ari uwaburaye byitwa ibigeragezo. Byose ibibazo duhura nabyo byaba biremereye gute byaba byoroshye, kuko nemera ko nabyo bitanganya imbaraga, ariko byose biza byitwa iki ibi. Nta kigeragezo cy'icyatsi cyangwa cy'umuhondo cyangwa cy'umukara kibaho, ibigeragezo ni ibigeragezo. Okay pastor, iki ni kinanga tukiri ku Mana, wirengagije ibyiza byose yagukoreye byose ukabireba ukabiyungurura, ni iki gitangaza gikomeye kimwe kiri priority yagukoreye niyo ugiye kuryama uvuga uti Mana yanjye angaha warankoreye? Kumpa agakiza, ko namwe ariko zambwiriza kumpa agakiza. Icya kabiri kumpa umudamu nkabona unyemera. Icya gatatu mbajije kimwe kuba mfite abana, umuryango wari uzimye. Iyo mpfa nabyaye umuryango wo kwa Nkureje Toneste wari uzimye, ko bose bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icya kane kuba Imana iri kunyubakira inzu. Icya gatanu nta ibindi bishyireho kuba ndi pasiteri muri ADEPR. Icya gatandatu kuko agisida ni yejo bundi kuba byonyine nicaranye nawe Mana ndagushimye kuri YouTube. Uzi bwa mbere njya kuri YouTube, ubwa mbere njya kuri YouTube ubundi ibiganiro byacaga ku ma YouTube ntabwo ari inyigisho babaga bamfatiye mu rusengero, kuri Zaburishya nibo batambutsaga ibyigisho ko twabaga twahuriye mu nsengero zacu za ADEPR. Ikiganiro cya mbere nakoze nagikoze kuyoboka Mana. Icya kabiri nyikora kwa Sabe. Niyo najyaga mva ku kiganiro ntagirana gukora ikiganiro, ntagirana smartphone. Uri kubyumva? Hari umuntu yitaga Nshaho Nyabugogo mfite ka karasharanye, tumvuye mu kiganiro kandi rwagishyizeho ndebera nirebe. Uri kubyumva? None wampamagaye nanjye ndibuze kwireba, ariko Mana ndagushimye aho bayegereje ukora mbaye ngushimiye, mbaza nanjye ndi gukanda numva uko bimera nk'abandi. Haleluya. Imana irashize ibintu ari byose rwose. Pastor tukira mu ngaho kuri smartphone ujeho iyo byutse ukajya kumva nkoranyambaga z'aba YouTube cyangwa se Instagram. Ntayo ngira rega nibwo nyivayo. YouTube niyo ngira. Na WhatsApp na Kristo. Baba kunzi bawe
ni iki uba wumva wabagenera muri uwo munsi? Ndabasengera nkabasabira umugisha, kandi namaze guhishurirwa ijambo ryitwa umugisha. Ubusobanuro bwaryo ni ibintu byiza byose iyo bikomataniye hamwe nibyo byitwa umugisha. Nsubiremo, ubusobanuro bw'ijambo umugisha ni ibintu byiza byose iyo bikomataniye hamwe nibyo byitwa umugisha. Iyo uvuze bw'umuntu ngo Imana imuha umugisha, ubu mwifurije bya bindi byose bikomatanya hatabuzamo na kimwe. Noneho nyiri gutanga umugisha arebamo icyo uwo muntu akeneye cyihutirwa mbere y'ibindi, akaba ari cyo aheraho akamuha. None abantu bankurikira, inshuti zanjye, atari no ku Nzahuke TV gusa, no ku yandi maca, umuntu wese unkunda, harimo abasengera bansi ngo mbashe gukomera nkomeze urugendo, ko burya uretse natwe kuba twisengera n'abandi badusengera tugakomeza urugendo. Abo bose bankurikira, haba ku maradiyo, haba ku masitati, haba kuri YouTube yanjye, n'aba kuri Legacy, n'aba ku yandi macano, bose ndavuze ngo Imana y'amahoro ibampera umugisha. Iryo sengesho ndabasengera buri gitondo, kandi ndabibona kuko iyo batiyeho umugisha nawe umugisha ukugaruka. Vuga ngo amen. Ubona kareta kavuga sinari gusoza ikiganiro ngo mvugira amen. Okay, pastor bisibinjyana kandi kantu nibutse ntagisimbutse mukunda ariko kanyihizane. Twese turi abagabo, iyo dufite abafasha bacu tugira ikintu cyo gufuha. Mufasha wawe ujye umufuhira? Ntabwo namufuhira kuko ndamwizera. Ndamwizera. Oya, tuvuge gufuha, mvuga ntabwo ari gufuha kuba ko yaguca inyuma. Gufuha mvuga hari ukuntu muri kumwe n'abandi bapasiteri cyangwa se n'abandi inshuti ze nk'abadiyakoni, kubona umupasiteri cyangwa se umudiyakoni asuje, aramusuje ashatse kumusoza igihe kirekire. Ko ntabyo ndabona. Ntabyo ndabona, ntabwo biramboye. Ikindi umugore wanjye avuga make, aratuje, aracecetse. No mu bana bayimereye gutyo, ni burya ndumva byanaba no ku mudamu wenda uri black cyane, usabana cyane. None we no mu rusengero yari gusenga afashe mikoro, ashobora kuvuga ngo amen nimwumve, ahubwo akora uvuga ngo amen amen amen, mukamenya ko arangije gusenga. Ni Imana yanyubakiye mu mudamu dukundana kandi utuje mu buryo bwose bushoboka kuba muzi. Mbese nko gusoza igice cya kabiri cyacu, pastor uzi guteka? Ndabizi ikintu bitanabaye, nakoze akazi ko mu rugo. Urumva ndabizi. Iyi biryo utekera madamu n'abana bawe bakishima kubona bafite igihakono kera mu cyaro batekaga inyama, ukava ku ishuri nta kintu namwe bigisha gutekereza inyama, ino ukabona urishimye. Ikintu ubatekera ukabona ko baravuze ati daddy n'uyu ntago mperuka kubatekera ko mbiheruka kera tugitagangaye tukizahaye, ariko ndaje nzabakore surprise mbatekere. Ariko madamu arabizi ko ibintu byose nje kubiteka, ariko ku bana banjye bo bamanije kumugira ubwenge, haba hari ababikora. Nawe ubwe nanjye mvuye ku rusengero n'iki struggle ni nyinshi, banza nanabishiririza kuko umubumbu wabaye danje kurwana na Vitesse mu muhanda, bana byashirira. Ariko kimwe cyo niyiziho, ibishoboka nzi kubiteka. Nagukarangira umuceri, nagukarangira inyama, reka ngarukira. Urumva nawe iyo washonje ntiwayoberwa ibyo guteka. Urumva nzi guteka uburyo bushoboka, ibihuye nanjye. Ariko hari ibindi nagera bakasa nkate avuga ateba nibiba birya gute, ariko ibishoboka nabiteka. Pastor, katujye mu gice cya nyuma, ni ibibazo babiri challenging, nicyo gikiye nsoreza ngahita nasoza nicyo tugira. Nkwaza ibibazo bitatu gusa umunsi kubera ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ndabigira bitanu. Icyambere ni iki ngiki, kuri mwe ubutunzi bw'isi ni iki? Ni bwiza. Ni bwiza. Oya, ubutunzi bw'isi ni iki? Ni abantu, ni amafaranga? Ubutunzi bwa mbere bubaho ni abantu, kuko ifite abantu bufite byose. No mu by'Imana yasezeranye yambwiye ko izampa abantu, none nawe turi kumwe. Adamu na Eva babyaye abana babiri abazwi, ni Gahari na Abeli. Undi mwana babyaye nyuma wa gatatu ninde?
uzasange nkuganirize. Ni isomo ubundi ubwo ni ubumenyi bwa Bibiliya. Ubu nonaha wajya kumbaza ese umwe yashatse undi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero kubisubiza gutya mu munota umwe muri iki kibazo aho no hahera havamo gukosa. Ariko twicaye nagufasha nkaguherekeza nkakwereka amasomo ya theology cyabivugaho. Okay. Icya gatatu ni iki ngiki icya kane nari mbibye. Mu cyatini baravuga ngo civis pacem parabellum cyangwa se ngo si tu veux la paix préparer la guerre. Bivuze ngo iyo ushaka amahoro utegura intambara. Uwo mugani kuri uwo bavuze ngo umuntu ashaka amahoro ategura intambara. Ubusesengura ute? Kubatemera Imana. Iyo ushaka ahubwo hari amahoro hagana amahoro. Ariko kubemera Imana. Kubemera iki? Imana. Ahari amahoro Imana yavuze ngo muzajya mugasanga ari amahoro muzasiga andi mahoro. Urumva rero ubundi kubamenya Imana nkanje nk'umupasiteri ibintu byose tubitwara mu gusenga, hakabaho kwirinda. Ko niba ushaka amahoro hazamo kwirinda kugira ngo utagwa mu bituma ubura amahoro. Ariko ubundi nta gutegura intambara kugira ngo ubone amahoro mu bijyanye n'iyobokamana. Icya gatatu ni Imana avuga ngo Uwiteka atabereye maso umudugudu, abarinzi bababereye ubusa. Abo ni kubamenya Imana, ahandi aho ni mu buzima bwo hanze. Icya gatatu ni ikibazo kiratuma dusoza turi guseka. Ndabanza nakubaza gutya hagati y'Icyongereza n'Ikinyarwanda n'Igifaransa ururimi mwumva cyane n'uburyo cyangwa se mu Kinyarwanda. Tujyana kuri iki kibazo igihekane mbywa nk'umuntu uheruka kwiga kera uzakimbaze nakopiye abana banjye. Zakimbaze utahara kopiye abana banjye kuko imihanda ni danje. igihekane mbywa nagiye kumubaza kigizwe na mana bana ya na wa. Ngo ni mana bana na wa bana ya na wa mbywa. Ubwo ntagifashe gikomeze. Akantu ka nyuma ni kamwe ikindi washize ndi kugusaba kumbaza basi banjye ibibazo bitatu udite duze tunakora. Nta kibazo. Bazi ibibazo birushaka nani dusoze. Nkunda gutumira umuntu wakambaza. Bizaba ari byiza ni nkutumira ku Nzahuke. Aho ngaho no nzabikubariza. Ndabararitse tuzahure naye ku Nzahuke TV. So iki cyari ikiganiro cyiza twagiranye na Pastor Theogene. Pastor mwiza navuga ko yahinduye ibintu byinshi hanga muri ku bantu dukurikira cyangwa se twemera Imana ndetse n'abantu ba entertaining. Twumva ko abapasiteri rero abantu dusanga mu rusengero gusa bigunze nyine navanga ubuseriye nyine babakanganye. Umupasiteri utazanga gusetse gusa Theogene yatweretse ko byose bishoboka, atwereka ko nabo bagomba gusabana, dushobora guhura nabo tugasabana. Narasabye Imana nti nzahure nawe nisekere nawe byabaye umunsi nage nasetse. Wakoze cyane kwemera ubutumire bwacu, ndagushimiye cyane pe. Ikaze mwaduhaye. Hari abajya bakunda kuvuga ngo ndi pasiteri w'iniga ariko ntabwo ariko bimeze. W'iniga ahubwo bazajya ngo wa mupasiteri usabana. Kandi n'umugisha w'Imana nagiriye ku Mana ni impano y'Imana yuko nsa naho ngeze. Kuko ni impano y'Imana, mbishimira Imana. Si uko n'abari yuvuze bitwara kuri aba bafite ikosa, ariko bishimira Imana kuko nishimwe riko kuko ngeze ku bana bo ku muhanda mbasha gusa nabo kugira ngo banyiyumvemo. Nkaba nafungura igipeso nka degaje karuvati, nkaba nanavungura akagori nk'akanakirere nk'agasama ndi pasiteri kugira ngo anyiyumvemo. Ngeze mu bubatse ndi gutanga inyigisho z'abubatse ugira ngo ndi umusaza. Ngeze ubwo mu ahandi nkubitamo karuvati ukabuta nkavuga ntabuja nitonze. Ubwo ngeze mu rubyiruko mu bigo by'amashuri ni nukubarapira muri za raje private bino mu pasiteri bana muzajye mu muri ibintu nk'ibyo. Rero mbishimira Imana yuko ari Imana ishoboza gusa naho ngeze kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe gutambuka bugere kuri uwo ari we wese. Turabashimire kubw'ikaze mwaduhaye umuryango mugari wa Legacy. Imana ibaha umugisha mwinshi, wa mugisha nabatiyeho ubumeho iteka ryose. Nanjye kandi unyomewe.
so baradukurikirana kuri Legacy TV nta kindi dukora no kubashimira inkunga yanyu kuba tugira izo views tukabona niyo nimwe dukorera iyo tubibonye rero twishima ko ubutumwa twadushaka tubugezeho mukore subscribe bigende neza Imana ikomeze baturebera icyoroshye muzaronke byinshi muzaye muronke muri uyu mwaka Imana ibahumurije pastor bakoze cyane Imana yaranabyemeye ongera ugonga